uzi niba batangiye no kurwara rero karabaye. Okay, ikibazo cya Sandrine ikintu namukundiye abanyarwanda baze kunyumva nakunze ukuri kwa Sandrine. Afite ukuri kwinshi pe. Just we aragira ati nariyoberanije mu murimo w'Imana. Senga ncumbikiye umuntu mu cyumba. Ariko nanone buriya abagore reka mbahukuri mwicwa n'amagambo tubabwira meza. Ari hese sha. Ndaje mukanya arakakubwira ho. Urupfu rwanyu ruri mu matwi yanyu. Urupfu rwacu ruri ku maso yacu. Kuko ugiye gufata Pastor Mutesi ukamuhuza na Sandrine. Uretse ari amavuta nabonye agenda ahindura uruhu muza asa n'uyu nguyu. Uyangane ko bangutanze urugero. Inde wasaga nanjye. Mutesi. Ntacyo bitwaye ntacyo bitwaye. Mpamvu itegeko nshinga rirebe icyaha cyo guhohotera uruhu ku bushake. Ntabwo Sandrine na Mutesi mbaye ndurongora. Uretse wenda ko Sandrine yaba yazize ubukene no kutamenyekana. Uriya mugore ni mwiza. Yegwe. Afite urukara runyereye. Ateye neza. Tujye tubwizanya ukuri. Uretse muganga yabonetse wo kumukura muri tujye tubwizanya teje nikanga hari n'ubundi. Oya nana murongora ko ngewe nta muntu mbaruye. Ako wamugani. Teje ubundi wabikoze. Aho nabikore. Nta gahinda afite. Uzi ikibazo afite. Teje yemera akubika. Kankubwira ikibazo afite ya mubyeyi. Dukenyere n'ukuri tunabatwereye. Uriya mugore dore ikintu cyamukomerekeje mwebwe mutabona. Ntabwo ari uko Fredina yamutaye. Mugende gake. No. Nta nubwo Fredina ari uko azi kurongora kuruta abagabo bari muri uyu mujyi. Sibyo? Ari ibyo na Noheli byo. Korode. Uwiyita Pastor Korode. Nawe ntago wemera ko ari umupasiteri. Oya asengeye nandi yasengewe nandi. Nakubyemera. Bazane telefone yanjye. Mwereke diplome yanjye. Yo muri theology. Oya urayitwereka. Voilà. Ubundi kuko turashaka guca amazimwe y'abitwa abakozi b'Imana n'abatari abakozi b'Imana abihamagaye n'abatarihamagaye. Reka ngo hamagaye. Reka ngo hamagaye. Bose turashaka kubatandukanya. Reka nje ngo amakuru. Yego. Urumva? Korode si pasiteri. Sibyo? Korode yigize umunyepolitiki. Korode yigize umukozi wa RIB. Korode aza mu bapasiteri. Korode aza mu bavuga ibyiza. Korode aza mu bavuga bibi. Ntiwamenya nyina umubyara IPS yamucuzemo. Okay, ukiri aho ngaho rero nje nka nihagurukira nk'ababisi mugakomeza ikiganiro. Mikoro zose sinzi niba ziri ku nkuru aziri. Ntabwo bindeba byo nako. Hariya nizire ko bari kunyuma. Icyo ngiye kubaza noneho. Nubwo uvuga ko uyu munsi Mutesi ashatse izo nshuro ngewe ndamumentioninga kuko twese turi hano nk'abantu bari kuri social media turi nabakuru niyo ubwiye abadukurikiye baba barimo barakumva kandi nawe ni mukuru kandi ariko ntabwo washaka zira nshuro uri umwana. Oya byanashoboka. Oya byanashoboka. Uburi nararibonye ufite experience mu kazi. Nta kibazo uko wabifata kose icyo nta kibazo. Okay, sawa. Ahubwo icyo nyeshaka kukubaza. Muri iki kiganiro cyangwa ikibazo no gushaka umugabo. Uri kuvuga ngo iki? Ikibazo ni ishuro Mutesi ashatse cyangwa ikibazo no gushaka. Okay, mwishira hamwe ryabari abagore uri ku mwanya wa kangahe? Wicara hariya. Okay, reka nkomeze ikibazo. Ikibazo cyane shaka kubaza ni ikihe? Muri iki kiganiro izo nshuro zose Mutesi ashatse abanyarwanda uko muzi batangariza bamwe barazizi hari izo yivugiye hari izo yavugiwe hari nizo babona. Icyo turacyemera. Wowe wemera ko basi Pastor Mutesi ari umuntu wahamagawe n'Imana cyangwa nawe umufata nk'umurigoni? Jewe guhamagarwa ni kimwe, manda yararangiye, gahunda no gukomeza. Kubera iyihe mpamvu Imana ihamagara Mose ariko noneho ibi ni biki urugamba rugeze mu mahiri genda bumva umuhamagaro wa Pastor Mutesi nawe wavukiye 9 ariko ntibikuyeho ko hari undi mugore uraye uri kurira ku ruhande. None akakanya ndibaza ikibazo giteye gitya kugira ngo twubake societe nyarwanda. Niyo mpamvu nyine iki kiganiro abantu baze kugitangira banagisoza bamenye impamvu y'iyi nkuru ni iyi. Ese iherezo ry'iyi nkuru ryo
niri apana kwa kundi mwumva utuntu tw'utuintro mwarangiza mugahita mujugunya ikiganiro nta n'icyo ugize ute ukuyemo, ahubwo ukandika utukana nta n'icyo wumvise. Ufunguye inkuru uhita utukana, cyangwa ubonye isura y'uwo udakunda uhita utukana. No, turi kubaka umuryango nyarwanda. Narababwiye ngo ikayi yanjye yabahaye ikaze. Murakoze cyane, nishimiye kubana namwe n'amakamera menshi nk'uko ndi kubibona. Yego, ariko ngo yari yarabivuze, yari yarabitubwiye. Yego Theo, nishimiye kuguha ikaze. amuveri Umeze neza? Yes. Ndavuga ngo umugoroba mwiza cyangwa se igicamunsi cyiza. Uyu munsi tugiye kugaruka ku biganiro byinshi bigiye bitandukanye, ariko abantu bakimara kubabona kuri kamera muri kumwe baraza kuvuga ati se Theo noneho kwazanye n'uyu mubyeyi mama Mignone baje kutubwira iki? Aho ntiyabaje gusubiza Pastor Claude? Hari ingingo zigera kuri 3 zirengera umuntu ubana n'ubumuga bwo kutabona. Cyambere ni icyangombwa cyemewe na muganga ko umuntu abana n'ubumuga bwo kutabona. Cya kabiri ni ingingo imwemerera gukabakaba. Cya gatatu ni umuntu ugomba kumurandata ukuboko. Hanyuma uterekwa we ntakabakaba. Ubu ndi umugabo waza gutera kamera gusubiza Claude. Urumva bishoboka? Wapi? Ntabwo ari byo binyicaje hano. Claude se ntabwo ari umuntu wo gusubizwa kandi? Okay, ku buryo ari byo binzanye se? Ariko nyine none se mo kubajijeho bitewe n'ibyo yatangaje ntabwo wabinsubiza. Jewe reka niba uri muri umuna we cyangwa uri mu byara we. Oya, ngewe nje nk'umunyamakuru ariko ugomba kubaza ibyo mfitiye amatsiko. Nuko atari yo ntego itwicaje hano. Mama Mignone, uyu munsi igitumye nguhostinga muri iki kiganiro nkaguhostingana na Theo ni inkuru z'ababyeyi bari kuza kwiyandagaza hano ku mbuga nkoranyambaga. Nk'ababyeyi ubona bagenzi banyu batari gutuma mugaragara nabi cyane ko umukobwa abumwe agatukisha bose. uwo ni umugani w'ikinyarwanda. Barabivuga ngo umukobwa abumwe agatukisha bose. Ariko ntituzigera twemera, harimo bamwe tutazigera twemera yuko abantu bazajya biyandagaza. Ubundi byakabaye byiza yuko tujya hariya tubashyira mu gikari tukabacyahiramo. Ariko hariho benshi tuba tutazi ngo bataha hehe, tutazi ngo turabakura hehe. Bikaba ngombwa yuko tuza kubabwira ngo ubundi kera umugore yahoranye ibanga. Si byiza yuko umugore aza ku gasozi kuvuga aho ibye. Si byiza yuko umugore aza kuvuga ibyabaye ejo n'ejo bundi ngo abizane hano ku mbuga nkoranyambaga. Icyiza umugore muzima, umugore ufite umuco ni wa wundi umenya hari bufurira ibyahibye. Nta numwe wigeze afurira ku irembo. Rero niba hari n'ikibazo umubyeyi yaba afite, aho kugira ngo akizane hano kuri uyu musozi wa social media, yakwihangana ibyo akajya areba abandi babyeyi bagenzi be bakamwakira akabibaganiraho kugira ngo abizane hanze. Buriya kwishyira hanze nta cyiza cyabyo. Yego Theo, iyo ubonye ababyeyi cyangwa se abadamu bo muri iyi minsi baza kwiyanika ku mbuga nkoranyambaga, ibyo mwebwe mugenda muvugwaho ariko mukabivugwa na bagenzi banyu atari mwe mwagize uruhare rwo kuza kubyivugira. Urugo rwanjye rwarasenyutse, umugabo wanjye yanyitwaragaho gutya. Iyo wowe ubibonye nk'umugabo byakira gute? Urabanza ukamenya umugabo ni iki. Wamara kumenya umugabo icyo ari cyo ukagaruka ugasobanukirwa umugore ni iki, uwo mubyeyi ni iki. Ndabizi, reka mbanze mbwira umutima wanjye ngo wakira ibitutsi byinshi kuruta amashi menshi. Nkunda kubabwira ngo nubona umugore arira kuri kamera akeneye umugabo mu buryo butamugoye.
ngire ngo benshi mu bagore b'aba YouTuber subwo icyo kinyarwanda nibyo bo muri social media nubwo wavuga ko ari aba YouTube ntacyo nta kindi kibazana hano baba bakeneye umuntu ubumva kuko ntabwo kuvugira hano biguha kuruhuka ahubwo nibyo bigushyushya mu mutwe kuruta rero tubanze tumenye ngize amahirwe ndi kumwe n'abafite inararibonye mu wenda mu mico n'imyifatire bya ndi umunyarwanda ngire ngo bafite n'ibyo bashinzwe wenda mu nzego runaka tutari buvugire hano n'umwe mu bamama nkeka ko hari icyo bashinzwe mu itorero ashobora kuba ari umuyobozi w'ababyeyi cyangwa se afite urundi rwego ahagarariye mu itorero nanjye uri hano ndi umuvugabutumwa ndi evangeliste cyakora wenda bimwe mu byo abantu batazi buriya mfite degree muri theology hanyuma tugiye kurebera hamwe kubera icyo ubundi umuntu aza hano umubyeyi reka mpere ku umubyeyi uje kuri kamera agatanga repoti y'ibibera iwe ni ikimenyetso ko nta mukwe akeneye ni n'ikimenyetso cy'uko nta mukazana akeneye ntabwo waba ukeneye umukwe ngo uze hano kuvuga ihohoterwa umugabo agukorera reka nsubiremo ndumva utabyumva neza yego umugore cyangwa se umubyeyi wabyaye ngira ngo ijambo umubyeyi bisobanura umuntu wabyaye yego nta muntu wabyaye ukeneye umukwe cyangwa umukazana ugomba kuzana integiste y'urugo rwe hano gukonjiga verbe y'ubuzima bwe aha kuri social media never ni ikimenyetso ko uyu mugore uje kwicara akaza akahicara ukwezi abiri umugabo we ataraza kumusubiza uyu mugore yarananiranye kirumvikana neza nakumvise uyu mubyeyi rero yabaye umubyeyi bimutunguye ntabwo yigeze aba umubyeyi nk'uwabiteguye ashobora kuba yarabisitayeho kuko ijambo umubyeyi byubatswe n'ibintu bitanu icya mbere ni indangagaciro za kibyeyi cya kabiri icya mbere ni uburere yahawe kugira ngo nawe afate inshingano zo kujya kurera cyo ni kimwe icya kabiri kugira ngo uyu mubyeyi atange indero ku bana be turabihabwa n'inkomoko ye we yarezwe ate yabayeho ati hari ukuntu umuntu aba yarakoze akazi ko mu rugo ibyo twita ba tantine aba bana b'abakobwa baturerera abana mu bipangu noneho iyo agiye gushaka akajya gushaka we agira ngo umuceri wo kwa bosi na za nyanya na za nyama zo muri firigo nyirabuja azabimushirira mu bishingiranwa abimushire we ntakamenye ko ibyo yabonaga hariya bihabanye n'iby'iyo agiye uyu munsi rero niba umuntu aje hano akavuga ati runaka antwariye umugabo reka tubyemere turahita twibaza ngo umuntu w'umugabo bamutwara bati nibyo ngewe ntajya nemera ubundi umuntu w'umugabo bamujyana bati nta mugabo batwara nta mugabo batwara no bamugutwara mama minyo uretse gato ahubwo hano kuri social media ni nk'ubuhashyi bw'abagumiwe buri uvuze ngo just now yes je suis jamais regretté sinshobora kwicuza icyo mvuze yes niho amahaho inzira irembo ry'abagore n'abakobwa bagumiwe riri kubera iyihe mpamvu araza akarira dufite abagabo ba mutima mucyo wo mu rutiba abana bari badafite
bafite amafaranga yo kujugunya badafite icyo bahomba, kuba yaza akakurongora ukwezi akazana ubukesi bubiri wanyu. Ni ikesi ya fanta igura ngahe? Ese muri 10 na bingahe se? 15. 12. 12. None se indaya ya original nangahe? Abazigura badusubize. Hari uwo numvise ngo wakopye ngo bamusigaramo 10 ubwo byari 20. Bamukopye iki? Yakopye buretse gato igitsina ubu aho kugira ngo yishyurwa 10 hasigara 10 ari naryo ari kuburana. Okay, numvise amajwi ejo bundi ntabyo numvishije. Aho kugira ngo agura indaya asinyiye sheke y'ibihumbi 500, sibyo? Gufata ubukesi bubiri bwa fanta n'ubusuka bubiri hanyuma agashiramo uburayi bwa nyirakarayi ibiro bingaye by'umuceri ati mujye kunsabira irembo kwa Sebiharaharo. Hanyuma subwo urumva yungutsa ngahe kandi abonye wagiye kujya rongora uko abyumva kandi bazana mutwerera. Rero niyo mpamvu nta mugore warezwe na se na nyina ufite uburere uzi gusoma indangagaciro za ndi umunyarwanda. Nibyo njya mbabwira hano, mukaza mutukana ngo muri abakunzi b'igihugu, ukunda igihugu utazi uburyo barinda itegeko nshinga ry'igihugu cyawe, kuba ufite indangamuntu n'ubutaka n'ururimi gakondo ukaza ukandagira abantu ngo uri umwene gihugu. No, banza umenye imiziro igihugu cyawe kigenderaho, karande y'u Rwanda yawe ni iyi. Urumva? Rero nta mugore warezwe wonse nyina, warezwe na se na nyina, wicaye ku bibero bya nyina kamwonsa akamukorera isuku ntavugiye aha bitewe n'abibereye ku meza. Sinzi igihe bari bwumvira iki kiganiro. Warangiza ukaza hano ngo ABCD ijakara mana parasata uvoyaza. Ibibera mu gitanda muri kuvurori, nyuma ya kuvurori ka kadobo kari hirya kwa Sebiturusu, Nyirabiharaharo nawe akaza ati nanjye aramujya. Nta uwo mubyeyi. Rero nitujya mbere yuko tuvuga umubyeyi tubanze tumenye umubyeyi ni iki. Yego, reka mama Mignone hari ibyo yumvise kuri wowe uvuze. Ese ku ruhande rwawe nawe ni kubyumva wowe ku gitekerezo cyawe nk'umugore wumva gute umugore icyo ari cyo n'uburyo yagakwiriye kuba yakwitwara mu rwego rwo kurinda isezerano ry'uwo basezeranye? Ubundi umugore muzima we niwe ngiye kuvuga. Yego, umugore muzima numenya urugo rwe, cyo ni icyambere. Ikindi cya kabiri, uyu mugore muzima numenye yuko afite amashami ku ruhande, akamenya yuko afite abana, afite umuryango akomokamo ndetse afite n'umuryango yashatsemo. Iyo aje kuvugira hano kuri social media, ikintu kiba kiriho nuko ibyo avuze aba bana be bazabisogongeraho, bavandimwe babisogongereho, ndetse n'umuryango yashatse ubisogongereho. Rero iyo ndi kubwira umugore ndamubwira ngo nkuko natangiye mbivuga ngo umugore ni umunyebanga. Ubundi umugore yari umunyebanga, ibintu bye bikabera mu gikari ahiherereye. Niyo mpamvu bavuga ngo abagore barabanyagikari, bikabera ahiherereye. Umugore yabaga azi neza yuko ari mutima w'urugo, ibintu byose n'amabanga yose akaba ari uyabika akayahishira. None uyu munsi umugore ntakiri mutima w'urugo, ahubwo yahindutse mutima w'umusozi, kubera ko ibintu bye byose ari kubishyira ku musozi ntago bigumisha mu rugo. Ikindi gikurikiyeho, umugore yari umunyembabazi. Izi mbabazi yagombaga kuzigirira n'uwo bashakanye. Uwo bashakanye kabone naho yamukorera amakosa, si ngombwa yuko aza kumutaranga hano, kubera ko uyu mugabo uje gutaranga ni papa w'abana bawe. Umenye yuko uko uri gutaranga se, wibuke yuko ejo abana bazavuga bati papa nubwo ari ikigoryi ariko mama ntiwagombaga kubibwira runaka na runaka. Kuko abana b'uyu mugore bazashaka, nibashaka bakamenya yuko papa umugabo bashatse, tuvuge niba yarabyaye umwana w'umukobwa, umugabo akarambagiza wa mukobwa, ise nyina yaje kuvuga hano kuri kamera ati umugabo ntiyampahiraga, umugabo ntiyanyambikaga.
disi n'igihe banavuga ati nawe ntiyabikoraga mu ikintu neza azakora Amabanga azavuga ati y'umubiri. na nyoko ntiyambaye na nyoko ntiyagaburiwe nawe wishakira umwenda nawe wishakire umwambaro Yego. kubera iki kubera ko nyine yarabivuze biturutse muri ya uyu mateka ya muntu nyina ikintu kizabaho umwana w'uyu muntu asogongera ku buzima wazanye hano ku isi Yego. hari abantu batarabisobanukirwa n'iyi saha ndacyabivuga social media ntabwo ari urukiko social media ntabwo ari urubanza iyo uje kuririra hano hari akantu Theogene yaravuze ndakemeye ubu ugira ngo hari ubona abaguhoza bo ku ruhande ariko ntabwo aba ari abacamanza uwarira ntabwo uyu muntu azagucira urubanza usibye cyakora hari uzaguhamagara akubwira ati mpore disi namenye ibyawe akira 5 uza kugura ikiro cy'isukari si uko bimeze ariko mu by'ukuri nta rubanza ruzahacirirwa kuko umugabo naza ubundi se niyo umugabo yaza kwisobanura nibyo nshaka kuvuga muhamagaye umugore araje aravuze mukanye muhamagare n'umugabo azavuge ubundi muratanga iyihe conclusion muravuga ngo turabasubiranije cyangwa muravuga ngo turabatandukanije burundu ibyo bikorwa n'urukiko ntago social media ari urukiko rwose reka mbibabwire nongere mbibasabe ubuzima bwawe bana nabwo uza kuri social media ariko ubundi mwaje kuri social media muvuga ibyubaka kuki muza kuri social media muvuga ibisenya nanjye ubwanjye naho baza kandi ntabwo baza ngo tubime microphone abaza kuvuga ibisenya se cyangwa baza kuvuga ubuzima bubi babayemo ubuzima bwabo bubi nese nuza ukatubwira yuko urugo rwa mbere rwakunaniye kandi wiringiye ko hari andi mahirwe ya kabiri ukarubona ejo nanone ukaza ukatubwira ko narwo rwakunaniye hari amahirwe ya gatatu narwo ukarubona ejo ukagaruka ukatuga ati narwo rwanze ukazana urwa kane ukazana urwa gatatu ibyo byose tuzabure kubyakira muzabyakira kubera ko muri gucuruza yego ariko umuntu mwiza kandi muzima uwakugira inama yakubwira ati reka kuvuga ibyo bintu byose kubera ko kubivuga nta cyiza cyabyo cyakora kuvuga ibyiza aho ho byaba bifite ishingiro ndetse hari ikintu kimwe ngewe nemera kujya hari ukavuga uti nakoze ubukwe ntacyo byaba bitwaye ariko kuba waramanje ukaza ukavuga uti dore ibya mbere byari bimeze bitya na gutya na gutya nta cyiza cyabyo kubera yuko ntiwizeye 100% ko n'ibya kabiri nta gatotsi kazazamo erega wa muntu wereka mbikubwire waba umugabo waba n'umugore ibuka yuko umuntu ushatse mutariranwa ntago mugomba kugira umucumo niba uvuga ko umugabo yakubangamiye emera nawe ko hari aho wamubangamiye kuko yarakubangamiye kuko washakaga ko agendera mu mujyo wawe niba warashakaga rero ko agendera mu mujyo wawe uyu mugabo nawe ashobora kuba yarifuzaga ko wajya mu mujyo we noneho mwembi mukamera nkaho mutabyumvikanyeho hakaba uruca bugufi igihe habuze umuntu rero uca bugufi ni hahandi ibintu bisandara iyo bisandaye rero wiza kuvuga yuko uri ari wowe wananiranye wenyine nawe ushobora kuba hari uruhare ubifitemo ashobora kuba yarananirwaga guhaha wewe ukaba ufite ijwi rirerire akanga guhaha kubera ko wamusakurije si byo se nawe kubera ko wasakuje ukavuga uti umugabo ntahaha n'umugabo akavuga ati sinzahaha kubera ko uyu mugore ansakuriza mukamera nkaho muri kwitana ba mwana mukamera nkaho muteranya amagambo byanze bikunze icyo nemera ngewe kugeza kuri iyi saha nuko urugo rwasenyutse buri muntu wese aba yatsinzwe buri wese hari uruhara ababifitemo yego hari promoteri wo kugira ngo urugo rusenyuke ariko nubwo hari promoteri watumye urugo rusenyuka nemera yuko nawe hari uruhare ubifitemo kwihangana tukiri aha nk'iyo umugore ashenye urugo rwe akarusenya inshuro 3 yego tukabona amarira y'umugore n'uburyo umugore aza kwigaragaza ko agenda ahemukirwa n'abagabo ariko ntitubone n'umugabo n'umwe we uza kuvuga ati wa mugore we nawe byose niwe kabitera iki gihe ninde bari mubi ninde buri kabitera ni umugore ni umugabo ninde warananiwe kurusha nta muntu n'umwe ndi bushinje icyaha yaba umugabo yaba umugore nta n'umwe nashinja icyaha ahubwo ikintu kiriho muri twebwe harimo umwe uzi guhisha ibimenyetso hari umuntu uzi guhisha ibimenyetso hari n'uzi kubishyira ku mugaragaro uyu munsi twaje kubona yuko hari umuntu ushobora kubaho harira ariko nubwo ari kurira akaba ari we munyamakosa hakaba hari n'undi muntu uzi guceceka agahinduka mwere ku buryo buri muntu wese yamushyira hariya neza Teo ndongenda kugarutse ko usetse n'iki kigusekeje muri ibyo
mu kibazo narimbajije mwene data mama Mignone. Murabizi igihe maze nubatse ukuri mpaka mfuye niyo slogan yanjye ni nayo principe burangenderaho. Mama Mignone yanze kwiteranya ariko reka nkure mikoro sakasi turebe ingo ziri muri business sindiyo mama turebe n'ingo zifite uburambe n'impamvu zituma abantu babana akaramata nk'uko mukarahira. Hano hari abagore bari muri kipe y'ibyihebe by'ibiharamagara bubatse systeme yo gukura ibyinyo icyitwa igitsina gabo ntawe bababariye for free. Yes, bintu byo gukwepa ku ruhande se. Okay, tugende. Hari umwana uze kunyumva neza wasize ifiriti abizi kwihari asiga igitoki ndetse kirimo ibyangombwa byose. Niba hari igitoki kiryoha ni igitoki kirimo insambaza zirobeweho harimo ubunyobwa ugashiramo salisa. Urumva icyo aremera aragisiga asiga ikintu bise Rwanda form aza kugushaka bizi kuryama ku ikarito. Ibyo bintu urabyumva neza? Ndakumva cyane. Aba bakobwa niba hari aho bagiherereye banyandikire ufite yerekwa ritambutse agushake se nawe ukaba usonze muri ka kantu wavuze niho barambagiza bagumiwe. Buretse gato ndaje urumva niba nayo waragumiwe ntacyo kubera iki impamvu nkoresheje iki kinyarwanda. Uyu mwana w'umukobwa ntacyo ufite uri bumukangishe ngo atandukane na Matiyasi. Ubwo Matiya uyangane n'ubundi washatse wabitekereje. Tukagira abandi urumva bafashe imyanzuro yo guhindura impu zabo ku ngufu barwanya iyicarubozo rikorerwa uruhu. Wari ubizi wowe? Ribaho se nuko iryo tegeko ritarasohoka mu igazeti ya leta. Bantu mushinzwe inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite Sena iki cyaha muzagishakira itegeko rigihana iyicarubozo rikorerwa uruhu. Umvise kandi abanyamategeko babyinjiyemo bakabishaka iki itegeko rihana iki cyaha ryaboneka. Kwangiza uruhu ku bushake ni murumuna wo kwiyahura. Wabyumvise? Baragenda baridekora bigira abandi bantu bakora imishinga amakoperative. Ujye utinya umugore usenya ku wa mbere ku wa kabiri agatererwa ivi ku wa gatatu agasenya ku wa kane bagatera ivi ku wa gatanu agasenya ku wa gatandatu bagatera ivi. Uyu muntu ujye umwubaha ntabwo ibyo akora ari umwana mu byo akora. Niba hari ikintu nabonye igisebo gikuriye ibindi mu isi ni ugushaka ntibiguhire ibindi wazumbwira c'est la même. Ngo njya numva kumva umuntu ngo ikigeragezo gikuriye ibindi ngo kutabyara ngo inzara ngo kuburaho kuba ngo ubukene barakubeshye. Nta gisuzuguriro mu isi babitwandikira muri commentaire gushaka ntibiguhire nicyo gisuzuguriro gikuriye ibindi muri iyi si ya rurema. Ariko ngiye hari abo mbona babifiringa aho havara. Rero menya ngo umuntu ufite umushinga urumva umuntu ufite umushinga wo kurongorwa mu ma episode ashaka abagabo mu maseri cyangwa abagore mu ma episode ntabwo ari uko uyu muntu yashatse afite intego yo gushaka ahubwo muri plani ntabwo arabona icyo ashaka bitewe n'intego yihaye. Umvise neza? Mpaka ashobora guha intego akavuga ati nzatereta nongere nterete kugeza igihe
nzabonera umugore nkumva ko ibyirari ryanjye rishizweho iki iherezo. Turi kumvikana? ese uretse manze Ndaje soko rinde katono naye sagara kumanyira omanyira gwe. Aha, hakaza ikintu mwebwe mutabona muri twihangira imirimo muri siroga yacu hari abinjiyemo babishiramo produit. Urumva? Yego. Uyu muntu wubatse iki kintu sha ntabwo waseba rimwe ngo usebe kabiri ugaruke hano uti mariage asubahani wa tahara, ntabwo bikunda. Kubera iki se none suragira ngo bajye bakora ubukwe bihe? Iyo mishinga nyine bakreye niyo twicaje hano kuyisesengura. Ninde muntu unejejwe no guhora atererwa amavi mu ma episode? Ibiba biri no mu byuba wahanuye. Ejo bundi umugore wawe agenda ntukate iburyo cyangwa ibumoso. Yego rwose. Zeke utabeshye wari ufite umuriro wa kangahe Muri telefone se? oya muri wowe wari ufite umuriro wa Ntabwo kangahe? nzi umubare wawo. Ariko icyo cyo Uremera ko isi yarije cyane. warabibonye. Hanyuma agarutse uko wari umeze ari ampase nuko wari uri agarutse bimeze kimwe. Yari celebration iteye. Rero mujye mwemera. Hari abantu rero ikikwereka ko uyu muntu ari mu mushinga nuko yamaze kubaka urukuta rw'amagambo y'ubusobanuro yo gucecekesha abamukoraho iki inkuru. None yubaka indi systeme yo kurira mu maseri kugira ngo afate ya mitima idakomeye nibabona rize bamubwire bati yo pole rega uri umuntu wiguciraho iteka erega burya nawe wavukiye 9 ariko ntibikuyeho ko hari undi mugore uraye uri kurira ku ruhande. None aka kanya ndibaza ikibazo giteye gitya kugira ngo twubake societe nyarwanda. Niyo mpamvu nyine iki kiganiro abantu baze kugitangira banagisoza bamenye deni impamvu y'iyi nkuru ni iyi. Ese iherezo ry'iyi nkuru ryo niri apana kwa kundi mwumva utuntu tw'utu intro mwarangiza mugahita mujugunya ikiganiro nta nicyo ugize ute ukuyemo ahubwo kandi kutukana nta nicyo wumvise. Ufunguye inkuru uhise utukana cyangwa ubonye isura y'udakunda uhita utukana. No, turi kubaka umuryango nyarwanda. Narababwiye ngo ikayi yanjye y'abantu ingo zananiye ni inzu ya 17 y'ikarembure noneho nayo kuyishyura byageze gute byamunaniye. Abonye rero umujyana Nyarutarama urumva neza akamuhana akamagurane ko kugendamo. Ubwo rero urumva uwo nguwo gushakira impamvu uwo babana kugira ngo batandukana profit uriya ni ibintu byumvikana. Rero abagore ni babiri kugira ngo tumwakire. Hari umugore wavuye iwabo asize biriya twavuze haruguru ifiriti y'igitoki amashaza ko kaboga ubwo buzima bwiza ayo makaro y'iwabo aza kubana nawe muri iriya nzu irobetse ibyondo. Uyu muntu kugira ngo umusenyere niyo wateka ibuye rigashya. Niyo mpamvu hari ahirgira ubavara kubwira ati wandunze ndundumbira wandumbiwe. Nta mikino umunyagisenyi uje kubana nawe yavanyemo imikino akubwira ati genda none akanaguha pase kugira ngo akwemeze. Kubwira ati niba wumva ntakunyuze ndakushakira na murumuna wanjye, niba byanze ndashiraho na mubyara wanjye, ariko mpaka ni mimi na wewe tutapatana kwa moja. Urumva? Aha hari ibishegabo urumva byigiza kasamutwe ewana ku buryo ubona kigize gutyo ukabona n'amenyo cyayavanamo. Bakereye imishinga yo gusenyera abagore bagenzi ba deni nta mpuhwe nta mbabazi. Noneho uziko bazi n'imirongo yo muri Bibiliya badefanda mu bukozi bw'ibibi bwabo. Oya da Bikwereka aho byanditse gutegeka kwa kabiri. Urumva? Amategeko yo gutandukana. Nurongora umukobwa w'umuturanyi ntumukundwa akaze kuko hari igiteye isoni wamusanganye, umwandikira urwandiko rumusenda ave mu nzu yawe agenda. Ahita akubwira ati none ibi ninjye wabyanditse. Akirengagiza ko hari amategeko y'Abayuda n'Abanyayisirayeli n'Abahivi n'Abayebusi ndetse
na bamwe b'ibwami mu bakonikoni nk'uyu mukobwa w'umusuwedekazi mu ndirimbo y'108 nje ndi umukristo nzahora ndiwe yaragiye gushingirwa ibwami mu bapfumu habwa ati barababesha stake bingine sio kama napenda nimekatara abishinguka mara ababwira ati nje ndi umukristo nzahora ndiwe ubuse ba mama kere kuwabacira igiti cyangwa akabajyana mu ngando yanyu mugasobanura ikibazo mufite muri iki gihugu harabura iki ngo munyurwe n'abagabo bakeya mufite none mbabwiza ukuri gahunda ni ugusaranganya yego ndabibona ariko umuntu yamwihigiye uri hehe biteye agahinda ngaho bakubajije umuntu yarihigiye arirobera uramumutwaye asigaye wabonye ko barwaye depression bari mu bitaro nkamenyo wabibonye subiza umuntu yamwihigiye areba umuntu yihigira ubundi umugabo wa mama minyoni umugabo wawe ni wowe werekana ko umugabo wawe ari mwiza kubera ko mwabanye n'iryari muzerekana abagabo ariko badasize abagore bari kurira question mark twagiye babarongore nababwira iki babavutagure bababenure babarahire mu ruhenge ariko umugabo nta nduzi uvuze ngo nta muntu ukuntu yashaka umugabo inyuma nta zindi nduru zimukurikiye nuko babashimusa umugabo abantu birobeye none se ubwo nta kibazo kirimo muri sosiyete none se ugira ngo igisambo n'ikiba mama niyo katwumve mama pasiteri bakivugiriza induru katwumve mama pasiteri bisa mpindukana mama pasiteri imana ibaho umugisha igisambo ni ikibazo kiragira muhise munsiga amavuta oya turabizerega nubwo waje wiyoberanije ngo tubwire okay igisambo n'ikiba ntibakivugiriza induru ese uvugije induru aba ari uhindurwa igisambo hanyuma ninde utakatababaye nta muntu utaka atababaye ariko iyi saha ni nyirasenge uze ngo iki nase ariko mutesi nta muntu wamuvuze ntabwo turi kuvuga mutesi nta muntu wavuze izina ariko turakubita imbwa n'imbwebwe zazo n'ibibwana byabyo aba ari icyo bahubukana aka kanya hari ikintu ngiye kubabwira nabyumvishije kuvuga ngo umuntu ngo umugabo we ngo bamwibye ngo byagenze gute n'ibiki byose uyu munsi hari ikintu nemera 100%. Teoje utereta abagore bangaye jewe nibishaka Teogene utereta abagore bangaye ntereta abo tungana bangahe umubare abo tungana wemeye wese ko mutereta uramutereta no biterwa na korari ririmbamo ariko ashobora kuba ririmba muri korari yini boreka ngo amakuru ngewe umuntu ntereta umuntu ndusha ubushobozi ufite iwabo haruti wacu ntabwo namutereta yego kuko mba ndi gukereye intambara ntazatsinda cyakora uri munsi y'ibirenge byanjye we namutereta kuko urumva izina ryanjye riri hejuru yirye ariko uri hejuru yanjye ubwo mba nanjye bwereka mukanisimbukuruze mumenye ko rani muririmbamo ubundi mwagiye mutereta abo mureshya nabo yego urakoze icy'ingenzi cyo nuko numvishije ko utereta sibyo ikintu nemera ko ntabwo namenya yuko niba nereta mbese oya nje nta muganga wanyandikiye igitsina gore gutereta bivuye mu binini nemerewe ingutiya ntizirimo abagore ntibarimo no kumuha ngo niba hari na sheri wa Teogene uri hafi ahanga amenye ko mubeshya oya barabizi ashobora kuba ari we kinini cye gusa uzi ko dutereta uretse gato kugira ngo nkomeze sibyo ko nge ntatereta babyandika muri commentaire apana bwa bushinzi bwirirwa Nyabugogo bubeshya nguriya ubu nureba iyi nkuru ya pasiteri wanyu watwaye umugabo arya yamutwaye cyangwa no kumubeshyera hari umupasiteri wagaragaye uzi ko ikiganiro nakibonye ububereye nyirasenge noneho ntago mbi niko yitwa oya ukuyeho pasiteri ayandi na okay voilà no simbizi wasanga ari uyu ashobora kuba ari uwo ariko ntabwo tuzi niba ari noneho uza kuvuga umwisengero hari ukuntu inkuru muzikora kajya kubona ukuntu umuntu yaje ngo mushiki wa nibishaka ariyiziye izina ry'Imana tumubyara ari umwe noneho niyo wamuha miliyari ngo aze kwicara hano ntago byakunda
ubu haragiye kuza bati nyina wabo wa mugore urumva ubu kuri titire mwese murandikaho ibyo mwifuza biterwa n'ini ikiganiro cyane ibishaka wabuzemo titire noneho gusa we niba tereko nta nakabakaba hano uzi ko mutereta sibyo utange nimero yawe muhaye uburenganzira akubwira ati uwo mutipe ntabeshye yaranterese cyangwa arantereta ko umuntu ufite gatushe ntabwo ari mu rukundo kuri iki gihe ufite smart ni umuntu ufite gatushe ntabwo ari mu rukundo kubera ko izi video muri guha aba diaspora z'ubusambanyi ntiwayimuha kuri gatushe yewe n'iriya ya 20 ya Airtel niyo wapositinze duhita tumenya ifoto yayo iriya nayo ntabwo uwo nguwo ari mu rukundo aguhe chat imwe gusa kubwira ati mase dore umuntu wakanya ko adatereta ngiyi message yanyandikiye y'urujote ati yaranterese Theogene abyandike ndashaka mbabaze muganga yabahaye ibinini bingana iki bituma mutanyurwa n'abagabo bakeya mufite ese ko ushingiye ku cyo uvuga ko abagore bafite abagabo bakeya bafite ubushyuhe se muracyakurikirana ibyo bintu bafite abahe rose wowe ari umugabo uje hano tubanwariye umugore rero reka ngusubize Theogene ndashaka kurongora ugiye kurongora utaterese mu kwa karindwi bahora tweretse ubukwe okay reka nabonye sinzi abari kubwejagura hari ahirya bihanganira Kinyarwanda wako ntago ari ugutukana hari abantu ubuntu bw'ubugabo butabyina nanjye nkunda abantu batukana jewe ndahaguruka mu kiganiro ibintu ni bibiri uhagurutswe kubwejagura ntibibaho hari ukuvuga n'ikinyarwanda yambaye inka da kubwejagura uzi icyo ari cyo okay imiyugiri urayizi miyugiri nayo hari abantu Theogene reka tugendane neza reka none ngo ibyawe ntabwo njya nkurikirana ntabwo njya mu biganiro bitukana ukosa ni ugutukana ikinyarwanda cy'ikigali n'icy'iwacu ku gikongoro biratandukanye ibintu ni bibi yego ngaho komeza kandi cyumvikana Theogene akoresha ikinyarwanda hari utuntu tubwejagura ubwo niko inyoni z'iwacu zirabwejagura tugaruka bakiriko n'abavandimwe dukomeze mu kwa kangahe bari bavuze ko mu kwa kane uzarongora uzarongora utaterese ko bavuze okay reka nguhe ibyawe sinjye ukuzanye uwo nateretaga naje kumenya ko afite umugabo we urankurikiye neza hanyuma ngize umugisha bariyunga biyunze rero ndamubwira nawe kugira ujye kuvanga abana irukanka niba ubona icyari cyatumye mutandukana kidafite ishingiro genda musubirane maraha ngaha Theogene yakoze cyaha mu nshinja ni iki je ndumva nta kintu nagushinja no abagabo bose babikoze batya abagabo babikoze batya n'abagore bamenya ko bari kubatera dore nkuriya yari kuza akavuga ati impeta y'ikinyoma urumva nyikuyemo ntajye mu ntuza kawe kuresha bene wanyu ntajye hirya iriya uzi imirenge ya VIP iri Kigali kubera iki abagore bose ndabizi ko umugabo wese utereta 80% ababeshya oya ahubwo nanjye ndaza mu kiganiro 80% umugabo wese utereta ababeshya buretse ndaje mbivuge kubera iki yerekana uruhande rwe rw'ingeso nziza ariko uruhande rwe rw'ingeso mbi ntabwo arwerekana niyo mpamvu uyu mugabo numvise muri kuvuga utaye umugore uri kurira akaba ari no mu bitaro kubera amuru iyo abwiza uriya ukuri yashoboraga kuza akamubwira ati inkuru ziraryoshye baje yashoboraga kumubwira ati menye ko hari umugore usigaye arira upofotse Theogene sakuje oya icyo nshaka kuvuga Theogene aravuze ngo hari umuntu yaterese aza kumenya ko afite umugore noneho umugabo sorry hanyuma avuga ati sinabana n'umuntu ufite umugabo reka mbareke bagiye gute biyunge ese uza kuba utarabimenye mbere ukamugeza mu rugo voilà icyo kibazo nige nicyo nje kukubaza none reka ngusubize niruka cyane mbo ibize nabo yimifu urumva ubu turi kuvugana twari dukundanye igihe kingana n'imyaka 4
urumva kandi ari muri Amerika njye ndi i Kigali yego byari bigoye ko menya 100% gahunda ze ariko umutima ukanyumvisha ko byanze bikunze hari ikintu ntari gushikira neza ubundi iyo umugabo wawe aje urabimenya umutima w'umuntu uba umeze nk'ikinogo yego kiteguye kujyamo amazi kikuzura cyangwa se bagasukamo itaka reba ahantu baba baracukuye laterite ni itegeko ko hari ahantu wacukuye laterite uhasiba rero umuntu wibana agendana ikinogo muri we iyo uwawe aje wanyawe kirisiba hari ijambo akubwira hari ibikorwa akora ibinogo bikagenda byisiba uri kubyumva njye rero numvaga mu mutima wanjye hari ikintu kiburamo kera kabaye rero aranyandikira arambwira ati ngira inama papa w'abana twapfuye ibi n'ibi ntari buvugire hano ngiye kureba neza nsanga utubazo bapfuye rata ni twa tubazo tw'abana abantu batazi kukavaringa ibintu usanga umuntu ngo yaje ngo avuye mu kazi ngo atinda muri mashini ngo nta mwanya ngo ahubwo yigira muri chat izo ni impamvu zikujyana mu mategeko ndamubwira ni hoya none ngewe ko ariko kazi mbamo yego inama rero nakugira niba ubona icyatumye utandukana nawe kidafite imbaraga niba atarimo kuguca inyuma kaba atarimo ubusinzi kaba atarimo kugukubita no kukwicisha inzara subira mu rugo yahise anyereza n'ituro ntavuze hambwira ati iyaba byibura fazari ubu babanye neza turanasengana kuri Zoom no kuri TikTok nibo ba mbere bankurikirana kubera ni inshuti zanjye kuko natanze umusaruro none ni gute umuntu aje kugutereta urabibona ko atari umusore umusatsi uri mu bumegebege bw'imvi mubaze ikintu kimwe uri umuhungu uri umusore uri anko w'abantu uri se w'abana bundi uri igiki wenda arakubwira ati umugore yarananiye saho duhera kubo byayobeye umugore yarananiye ugatangira bya bindi wavuga guti hano si mu rukiko ni kuri social media umugore yarananiye seti ni kwinyesa bura ku ruhande je te demande kuvudakurika hirya iyo mu yandi mapantaro isani yazigize akarima ke akaza agahuragura ibigambo hano byanze bikunze ugera ku rwego rwo kujya kubana n'umuntu hari ibyo yakwibwiyeho uremera ariko hari n'ibindi yagutsimbye ategereje kuzakwereka ari uko mwabanye yego tugaruke rero kuri ba bagore bafite imitima y'amadubu badafite imbabazi namba ari nabo batwicaje hano ari n'abagabo bameze bato ni gute ushobora kubona umugore aje sibyo divorce nturakamanika mu rusengero ariko se ubundi waba warakamanuye ubwa mbere bwa kabiri bikaba bikubwiye iki n'ubundi washizemo arangirizamo hanyuma niki se uhaguruka ugenda hanyuma igikurikiraho niki agatoki gahoze mu kibuno karandura impondaguzi y'amantuzi yitarakayiteye ku munwa ntago iba yakayadishye mujye mwerura niba muri abanyarwanda mushaka kubaka societe nyarwanda none ubu dufata abagore bose babana n'abagabo mu buryo bw'ubwumvikane tubinjirire ngo nuko batari mu irangamimerere oya nanone ntago byabari none se nyine rero wowe urumva igikorwa Theo yakoze cyo kurekura umugore w'abandi atari cyo yes oya icyo yakoze nicyo ahubwo ngewe hari akantu mwatumye Theo asimbuka nanjye ikiganiro cyatangiye ngihari hari ibintu utasobanutse mamenyone yasamuzibiranya aravuga ngo arimo aratukana kandi mu by'ukuri buri muntu avuga ikinyarwanda uko acyumva ati iyo uteye mu gihuru ikibwejuru nicyo kibagize ikibwejagura nicyo kiba gifashwe ahubwo wowe ukurikije uko ibintu bibwejagura ukaba ubibona sibyo ukaba ushaka no kugira icyo ubwira ibyo bintu kubera icyo ushaka gusubiza ibibwejagura uzi impamvu nushaka kumenya uwo uri we uzabanza usobanukirwa intambara urwana ko Pastor Claude yakuvuzeho akavuga gutya na gutya ugiye gusubiza yavuze ngo iki mu Pastor Claude yavuze mu kiganiro ko baguhaye ituro
kugira ngo utange pasi baguhaye ruswa yabyise ruswa ntabwo yabyise babyise ruswa ubwo namureke tuvuge ibintu mu mazina yawe ubwo nibwo mukize mu kiganiro ubwo nibwo akinjiyemo arabaza ati kubera iki wafashe amafaranga none ukaza guhanura avuga ko nta muhanuzi ukurimo wihamagaye banagutenze baranaguca bandeze ubwo ntekereza niba bamutenze batenze umuntu wabaye umuhanuzi batenze umuhanuzi ntabwo batenze umuntu utari umuhanuzi wantenze nindese watenzwe na Claude sikiwe ngize ngo ni nundi nawe wavuze ko utari umuhanuzi none se igishya kirimo ni iki twe ntabwo tubizi ngize ngo ni nundi muntu dore rero ukuntu ibintu bimeze hano kuri iki kibuga umuntu araza akakwataka kugira ngo uze uvuge noneho bipororonje buriya ni uburyo bwo gukura ahubwo niwe waba wariye ruswa kuko uwavugira twe dufite ibihamya ko atari rimwe ashatse kabiri gatatu kane iyi ni inshuro ya 5 tugaruka ahangaha ntabwo jewe wenda ariko se amuvugiye ate kandi nawe bafitanye ibibazo ahubwo nyine hari ukuntu ureba warasebye warisize amazirantoki kwataka izina rihambaye nka Pastor Mutesi urumva kuko mbere arabizi ko Claude twamucanyeho umuriro sikoyi turazesitara amabombe kumpita ewa ejo bundi waramubonye Rubavu ati Banyagisenyi ntimugire ikibazo ibintu beza n'abati kavura amatongo pu ati ibintu birakomeye mbese wamenya umufata ye wamenya umufata ye mbo Claude uwiyita Pastor Claude nawe ntabwo wemera ko ari umupasiteri oya asengeye nandi yasengewe nandi nakubyemera bazane telefone yanjye mwereke diplome yanjye yo muri theology oya urayitwereka voilà ubu turashaka guca amazimwe y'abitwa abakozi b'Imana n'abatari abakozi b'Imana abihamagaye n'abatarihamagaye reka nguhamagaye reka nguhamagaye bose turashaka kubatandukanya reka nje nguhamakuru yego urumva Claude si pasiteri sibyo Claude yigize umunyepolitiki Claude yigize umukozi wa RIB Claude aza mu bapasiteri Claude aza mu bavuga ibyiza Claude aza mu bavuga bibi ntiwamenya nyina umubyara IPS yamucuzemo ukiraho ngaho rero nge nka nihagurukira nk'ababisi mugakomeza ikiganiro mikoro zose sinzi niba ziri ku nkuru ntabwo bindeba byo ntabwo hariya nizere ko bari kunyuma icyo ngiye kubaza noneho nubwo uvuga ko uyu munsi Mutesi ashatse izo nshuro ngewe ndamumeshoninga kuko twese turi hano nk'abantu bari kuri social media turi n'abakuru niyo ubwiye abadukurikiye baba barimo barakumva kandi nawe ni mukuru kandi kuko ntabwo washaka ziriya nshuro uri umwana oya byanashoboka oya byanashoboka uburi inararibonye ufite experience mu kazi nta kibazo uko wabifata kose icyo nta kibazo ahubwo icyo nyeshaka kukubaza muri iki kiganiro cyangwa ikibazo no gushaka umugabo uri kuvuga ngo iki ikibazo ni inshuro Mutesi ashatse cyangwa ikibazo no gushaka mwishyira hamwe ryaba ari abagore uri ku mwanya wa kangahe wicara hariya reka nkomeze ikibazo cyane nshaka kubaza ni ikihe muri iki kiganiro izo nshuro zose Mutesi ashatse abanyarwanda uko muzibatangariza bamwe barazizi hari izo yivugiye hari izo yavugiwe hari n'izo babona icyo turacyemera wowe wemera ko basi Pastor Mutesi ari umuntu wahamagawe n'Imana cyangwa nawe umufata nk'umurigoni jewe guhamagarwa ni kimwe manda yararangiye gahunda no gukomeza kubera iyihe mpamvu Imana ihamagara Mose ariko noneho ibi ni biki urugamba rugeze mu mahina genda bumva umuhamagaro wa Pastor Mutesi ndawubaha yego ariko nshingiye ku byanditswe Imana yahamagaye Mose imugejeje Gatuna boda iramubwira ngo kubera ko kubise ku rutare kangahe kabiri iya kabari inshuro ya kangahe ubu akaba ari inshuro ya kangahe ubu bikaba ari inshuro ya kangahe stop aho n'Imana yabwiraga Mose se none none oya tujyanye uretse gatoya ngewe mujye mwibuka ko hano turi kuganira n'abadukurikiye tuganira n'abaheburayo n'abafarisayo tukaganira n'abayutubers urimo kuvugira mu kirimi cy'igiheburayo kandi dukurikiyemo n'abafarisayo Mutesi mu gihe cyo yakoreye Imana urakoze
kandi wamutera ibuye twarwana yaho niho nshaka kuguma yakoreye Imana pe none ikiri gukora ntabwo ari kumutera ibuye oya ubu nta buye ririmo umuhamagaro wararangiye warangijwe nande niwe wawirangirije rega mujye mumenya ko nta kaburimbo itabamo dodani niwe muhanda uri mu mujyi wa Kigali utarimo dodani bishatse kuvuga stop nyine ko naho ngaho nyine umuvuduko ugarukira none ingorane yarazibonye atazibona se uriya mugabo wamwigondera wowe wari wateretwa uretse guteretwa n'umunyamerika umunyagisenyi we yari yagutereta subiza oya rega abantu abantu ntabwo bahamagawe kimwe wenda kubajije hanyuma ingororano atazibona iriya modoka ntabwo ari iri kubasakurisha wabonye iriya design uriya mutipe yari yasekuye mu mutwe wagira ngo ni umunayigeriya uriya mugabo wamuhembwa utarakoreye Imana wowe ubwo uriya mugabo kumuhembwa bisaba ko warakoreye Imana maviology.com kuba waravuganye nayo haleluya ariko rero icyatumye Korode avuga ni uko uriya mugabo atari we waturutse mu kanwa kawe se nicyo cyabateye none uravuze ngo yavuye mu gusenga ubu ni ikihe gihamya kigaragaza ducana no reka mbagarure nemero kubajyana aho shaka kandi nkabagarura aho numva buretse gato mbo Ezekiel wibuke ko ubu tuvugana abantu baraza kwibaza impamvu nge nawe turi kumwe mu kiganiro twicaranye nekereza ko nubundi bagiye gukora irindi tiko bati nibishaka Theogene yifatanije na Ezekiel batatse nde Pastor Korode serious ntabwo uri yari umugabo wavuga ngo ubone n'ibirayi by'umwana by'uburi biro bibiri by'ijoro rimwe indese Korode se nawe se nkubeshye Korode kaza kuza kugenda gakeya we banzu nyumve nyine we banzu nyumve gukomera ko se kubakiye iwanje cyangwa kubakiye mu Bugesera ariko jya umenya ko mbi Kigali tugaruka humva sha bundi abantu batunzwe n'ibyo bagezeho abandi barabhiga bashakisha amatiku uwo bahondanisha imitwe Korode yashaka uwafungisha ngo abone views se ndamuyobewe ushatse kuba kashaka kugufungisha se tugaruke ubwo niba ari ubwo niba ari byo yashatse abigezeho baramubeshye password zirimo yazihanduramo mvuko ibintu byubatse Pastor Mutesi reka mpavuge nitonze kone iki kiganiro twe twagitangiye neza ntazi ry'umuntu wibereye nyamara ushobora gusanga wa mugani Korode we yateye oya ndabizi yo mweditinga mujya gutaburura nibyo oya reka mbakiranure mu kiganiro sibye kumentioninga amazina y'abantu nta kintu muvuze kitari ku mihanda nta nubwo mwavuze ibintu bitarimo kuvugwaho mujye muvuga nk'abagabo muhaguruke nk'abagabo kandi n'abana babika ziriya mpeta muzambare nk'inyangamugayo nabonye mwagoroye ibintu mufata mama minyoni murabitagatifuza murabihereza ukarisitiya murabyuhagira nawazana inyinya kandi nawe wasanga ashaka icyuki urubatse nimuvuge ibintu mu mazina yabyo wo kugira guteze nkaya rukara none se ubundi bwo bishyize mu gifefeko bikaguhamagara ntiwasobanura uwo fefeka reka mbabwire ribu yishimiye ko umuntu arongorwa kuwa mbere kuwa gatandatu ku cyumweru no kuwa kane muri muhoshe bose nta basenga barimo ko se ribu ifite fotorama se ribu ibuza umuntu kurongorwa uretse gato kereka atagejeje no gutukisha akiciro Mutesi arongo we simuvugiye arabarongorerwa arabarongorerwa ubundi uretse gato reka musubize nawe wabonye reka ngusubize ariko hari uwikopesheje reka ngusubize hari uwakopye reka musubize kereka nk'ubu ngize Imana agafata ikirego wanzarongorwa bigira intambara agafata ikirego kandi ariwe wiza ako se wanyumvise ndakumva kereka afasha nk'ikirego akagishira nk'umuribukazi bashimutiye umugabo inshuro irenze imwe ebyiri eshatu bakamushira iyo dosiye nibyo umwifuriza ariko si bizamugora ariko se uranyumvise kereka ari nk'umuribukazi w'umumama cyangwa w'umukobwa biciye ubukwe rimwe kabiri gatatu
ariko reka mbaze bakamushira ikirego cy'ukuntu umuntu bamuvuze ku mihanda ko yatwaye umugabo w'abandi. Nkubwira ibintu byambayeho. Nagiranye akabazo na mama w'abana. Igahanga hari dosiye yandikwa n'umugore. Mbonye arangije kwandika arambwira ati ngaho soma dosiye yawe igufunze wumva ko yanditse. Ndasoma anyuzamo ijoro ndamubwira nti ariko Mary nkubaze nibyo koko uri yipeji ibingibi murabyemerewe. Ariko si dosiye wanditse nk'umunyarwandakazi wanditse nk'ahari njyewe ubi wawe ndamubwiza ukuri ko rero namaze kubona ko byanze bikunze ndi bufungwe. Hari igihe rero umuntu akwandikira dosiye ishingiye kubiriwe mu rugo ubundi si ukukubamba akakubamba byanyabyo. Ibaze rero bagiye kurega bakaregera nk'umuribukazi bazengereje biciye ubukwe inshuro irenze imwe cyangwa batwariye umugabo. Dosiye nawe byakwakirwa bite? Mumbabarengeye kuba n'ubwa mbere imbere y'isi yose n'abanyarwanda isi yose ntabwo hari. Vuga bazi ururimi rw'ikinyarwanda isi yose urayizi wowe muri Korea barakoze. Washatse ba translating kuko umuntu ani yashyize muri comment bara translate. Ubundi nkubaze urinde wowe? Ngewe se ndi Jackie. Urubatse? Ntago nubatse. Data wa twese we. Ukaba uri kuvugira uruhe rwego? Haguruka hano nkubone hirya. Oya, urwego mvugira uko basingo mada bagenzi banje. Okay, reka mbaze ikibazo ubundi maguru. Umusingo mada? It's okay. Nta kibazo. Singo mada mu Kinyarwanda no kuvuga. Oya, singo mada. Oya nawe aramushaka. Raba, ufite oya wese ngubwira ati kamukorera ubukomisiyoneri n'ubundi mureke ikibazo mureke bakujyanye. It's okay. Mureke mbaze ikibazo batamukiganira abantu bankurikiye. Ureba kujyana. Mpanure bakujyana. Oya ntago iwacu baroga rwose banjyana. Hanyuma tuve muri brage ibintu bavuga ko Jackie nabaze nagabanyamare azanye ikisi. Ntago ari views nta kibazo. Dore ko ibintu bimeze noneho mbeseriye ntabwo ngewe nigeze mpanura kubera ko hari akantu bamaye. Sibyo? Icyo nicyo twashakaga kumenya. So ikimenyetso kirimo murahita mukibona. Ntekereza ko bamwe mu bagore batagira umutima hano muri iki gihugu babonye abadiaspora bakwiruka bagenda. Ariko abubatse umutima kirazira ndi umunyarwandakazi ntacyo wamuhangwa asenya. Yego. Wari ku mituro ni Pastor Mutesi kugira ngo muhuze n'umudiaspora. Kirumvikana neza. Ariko nta mugabo w'umudiaspora wakenera kuguhitura kugira ngo muhuze n'umugore wa hano. Kirumvikana neza. Yego. Niki se kuhigimi ni Kinyarwanda kiri necessary. Urumva? Mutesi niwe wagombaga kumituro nk'umuhanuzi. Byaba na ngombwa wenda uwo Mutesi yagize ate yampaye kugira ngo uwo mugabo yemere nde Mutesi. Kirumvikana. Ariko dore amakuru aturuka iburasirazuba mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Rwempasha iyo mu Kirebe. Nuko nyakwigendera yari muri Amerika nyamara undi nawe ari ready. Umwe yishuraga inzu undi atanga imitomo. Nta mugore wapfusha umugabo mu minota 15 muri 20 ngo arongorwe. Mufata ibyanyu. Barakubeshya. Ikibazo Jackie ashaka kubaza. Niki? Barakubaza kuri Pastor Claude ugahita wiruka. Oya, ntabwo ari kwiruka. Bagiye ngo icyokere cyane wenda twabyumvishe ko ari ukuryiye n'indi ziritse nta nicyo bitwaye sibyo ntacyo bitwaye oya burese urumva ntacyo bitwaye kuko burya nta wamenya nyine hari ururinda undaruhahira hari urutahama undaruhahira ibyo ni ibintu byumvikana nuko batubujije guca imintuza kuvuga igishego ariko n'undi ngo sibacundamo n'ibintu nk'ibyo ariko nuko nyine mujya mumenya ubwenge hano hari ingo hano hari ingo zifite abagabo bagiye kuzihahira ariko zifite n'abandi bazitahamo ngo hari ingo zifite abagabo bagiye kuzihahira ariko zifite n'abandi bazitahamo. Aba bagabo bitwa ba anko n'abatonto kuko base badahari. Okay, mureke mbaze ikibazo ubundi nigendere. Ikibazo cyanjye kiragira kiti. Mutesi murabizi ko yari yaratandukanye
kandi abyemera namwe murabizi ko kuko kuba waramuhanuriye umugabo nuko wari uzi ko nta mugabo afite uyu munsi uretse ko atari nanjye wanamumuhaye si nanjye ubatanga ariko uri mu bamumuhanuriye nawe arabizi amavuta yanjye arayemera sha nawe arabizi yarabivuze noneho kuba borotse byo ntacyo bitwaye kereka ijuru uri kuborotsa aho niho haba hari ikibazo noneho reka dukomeze ngi ikibazo cyanjye ariko Korode ntiyantenga w'Imana yamutenze kera nta mupasiteri ushaka kabiri ntacyo noneho ubwo reka tuganire mbaze ikibazo cyanjye ndabafite ndabaza nti uyu mugabo Ferdinand washatse Mutesi induru ikomeje kuvugira ku musozi ni iki ko uyu mugabo ari umudivorce uyu munsi abantu bose waterese bazaze batera induru yuko warongoye undi mugore jewe hari akajagari rero ngewe ntajyamo Okay, reka mbarije kuri kamera abanyarwanda bumva ururimi mvuze ubu Jackie ndongorwa abagabo banterese bazaza kuvuza induru ngo narongowe none byaterwa oya reka mbabaze bazaba itarano nishobora guterwa n'uwo waryoheye nyine karyoha ubusa yes amese none se uyu nari ko ari umurokora oya uriya mugore yaje kuburana kuko hari uwo muryoheye kandi bakaba mu mutwaro Ezekiel uwo uzaryohera azaza rukundo Ezekiel ariko hari akantu kamwe nigeze kubabwira umugabo yemerewe gutereta n'abagore 10 muri ba bagore 10 ari gutereta akazakuramo umugore akaba ari washyira mu mago mw'izina rya Yesu subu turagorera yose hanyuma gutendeka ntabwo ari icyaha utangiye kwigira aho udatera gutendeka kandi nibyo nawe biravuga ko mureke biterwa n'igare uri kunyura nibyo nawe ndi kuvuga tese benshi ariko Salomo Salomo muri bibiri biterwa n'igare ko Salomo atabayeho nyine ndashaka kukubwira Theogene nawe tereta benshi ariko azahita muri benshi biterwa n'igare unyonga Salomo ntabwo yabayeho na Yobu ntiyabayeho wari ubizi karabaye Kirisitu waheze yewe reka kino kiganiro tukirekera aha kuko none se reka nkwereke impamvu nakubwiye ngo njye mfite degree none se Yobu na Salomo tubakura iyo bakubwiye ngo habayeho umugabo yabayeho umva ijambo iyo bakubwiye ngo habayeho umugabo witwa Yobu wo mu gihugu cya Usi wumva iki habayeho numva umugani ako subwo icyo nkubwiye nicyo nsubije habayeho Yobu ntababayeho ariko sibi nibiki si Kinyarwanda niyo mvuga cyumvikana umva ko ari umugani habayeho umugabo witwa nde Yobu wo mu gihugu hano iwanyu mu Rwanda ngunda muramugira yarapfuye yabayeho se noneho Bibiliya twemereye ntabwo tugiye muri teoloji turi ku kibazo cy'abagore muza gutwara abagabo b'abandi ahubwo bari ku kibazo cy'ibyo yahanuye ni intama umugabo batwara bamutwara mu bigendo bamutwaye mu ngobyi Mutesi iyo aza kumuha ituro yari guhanura umugabo none ikibazo nuko atigeze Mutesi nuko atigeze amuha ituro Mutesi ko ataragwaye ituro n'amavuta nawe rero ubibashije natanga ituro kwa Theogene ikibazo ni Korode wavuze ko bampaye ruswa kugira ngo nakire ituro mpanura uwo mugabo sibyo nanjye nababwiye ngo ari Mutesi n'uwo mugabo wo diaspora ninde yagombaga kumitura ni Pastor Mutesi kuko niwe ukeneye kujya muri Amerika umugabo niwe wabenzwe ariko just yarabenzwe hanyuma ari kumituro n'uwabenzwe hanyuma ukeneye kurongorwa ninde uwatanze ituro n'uwabenzwe no uwari kumituro uruhande rwa Sandrine uyu nguyu uvuga ko yatwaye umugabo kuri wowe nuruye Sandrine uwuheze uyu mudamu waje kurira uyu urwaye amuru nabonye mu bitaro dore rero ukuntu ibintu byubatse ariko noneho ndumiwe bamureka pe umugabo abaye iboro ndakurahira wavuze ko ari bake ariko sha noneho rero uzi niba batangiye no kurwara rero karabaye okay ikibazo cya Sandrine ikintu namukundiye abanyarwanda baze kunyumva nakunze ukuri kwa Sandrine afite ukuri kwinshi pe just we aragira ati nariyoberanije mu murimo w'Imana senga ncumbikiye umuntu mu cyumba ariko nanone buriya abagore reka mbaho ukuri mwicwa n'amagambo tubabwira meza
ari hese sha ndaje mu kanya arakakubwiraho urupfu rwanyu ruri mu matwi yanyu urupfu rwacu ruri ku maso yacu kuko ugiye gufata Pastor Mutesi ukamuhuza na Sandrine uretse ariya mavuta nabonye agenda ahindura uruhu muza asa n'uyu nguyu uyangane ko bangutanzeho urugero inde wasaga nanjye Mutesi ntacyo bitwaye ntacyo mpamvu itegeko nshinga rirebe icyaha cyo guhohotera uruhu ku bushake ntabwo Sandrine na Mutesi mbaye ndurongora uretse wenda ko Sandrine yaba yazize ubukene no kutamenyekana uriya mugore ni mwiza yego afite urukara runyereye ateye neza tujye tubwizanya ukuri uretse muganga yabonetse wo kumukura muri tujye tubwizanya teje nikanga hari n'ubundi oya nana murongora kuko ngewe nta muntu mbaruye aho wamugani teje ubundi wabikoze aho nabikore nta gahinda afite uzi ikibazo afite kankubwira ikibazo afite ya mubyeyi dukenyere n'ukuri tunabatwereye uriya mugore dore ikintu cyamukomerekeje mwebwe mutabona ntabwo ari uko Fredina yamutaye mugende gake no nta nubwo Fredina ari uko azi kurongora kuruta abagabo bari muri uyu mujyi sibyo ari byo na Noheli byukura bagirane nawe yari azi gupfubura ntabwo urambeshye hanyuma dore icyo ngiye kubabwira niki ikintu cyakomerekeje uriya mu mama muze kucyumva nk'imfura ni uburyo yemeye gukorera umurimo w'Imana mu cyaha muri kubyumva neza yemera guhagarara imbere y'abantu abizi ko afite n'umuntu bari burare basambana kuko yamwijeje ibitangaza by'uko mu gihe runaka bazabyerura bakabijyana mu mategeko no mu rusengero ibyari ibyaha byo kwitwa ubusambanyi bikagira gute bikarangira sibyo bikaza kubamo urugo ikintu cyamuhaje ni ibyaha yakoze hanyuma n'icyo yari ari kubikorera ntikigerweho naho abagabo barahari n'aba Federico nabo barahari reka twiganire ku musozi mbaze ikibazo cyane nagira ngo twigane ku musozi mbaze ikibazo cya nyuma nyibaze uriya mama ariko nyibaze nawe kigira kiti abantu benshi baravuga bati kuba Pastor Mutesi yarafashe ingofero ndetse n'inkoni byari guhabwa umusaza akaba Bishop Gerard ngo byaba ari ikibazo byo ko byaba byarateje ikibazo social media ese Theo wenda uri umugabo ko ngira ndajya kwego rwawe iriya nkoni yari ikwiye guhabwa Gerard n'irangofero kambaze n'ura mama ese kuri umama mukuru wenda ugeze mu gihe cyo kuba washyingira n'abakobwa bawe ukagwesha ishema akakwambikana n'yanuza bambika ndetse n'ugore tambaro mwambara muhana iriya ngofero ndetse n'iriya nkoni yari ikwiriye guhabwa Bishop Gerard cyangwa yari ikwiriye kuyihabwa ingofero niho bahera bavuga ko ishobora kuba ari indi mihango yakozwe itazwi ikiganiro na Gerard mwaragikoze narakibonye mu muco wa Kinyarwanda kwanza aha nta gisubizo ngewe ntanzi ahubwo uzanzanire Gerard papa Mugisha ngewe iki kiganiro tuzagikorana hanyuma unamumbwirire ko mubanza afite Theogene ntarimo no mu bagabo nkunda ikindi kandi buriya nuko mwe mutanabizi hariya harimo ikintu bita tekawe harimo kava ya danje uzi kujya no gusesengura wasanga Gerard ari we muranga mukuru sebukwe babarira mufate mikoro zanyu mama minyore reka subi genda giye rega ngiye muzi ko ari nge witekera sha mutancuka reka igendere Theo turi kugana ku musozo ariko nawe wasubiza bakore subscribe ariko se abase bafite niyerekwa ry'ituro byibura 0782 0100 bahita bashiraho nubundi ni hahandi bayikana yego hori hari ikibazo yarabajije ngo iriya ngofero n'inkoni byahawe Bishop Gerard ndewe iriya nkoni n'iriya ngofero bahaye Bishop Gerard hari ikibazo yewe wabibonyemo koko ni imihango yakozwe nde nta kibazo nabibonyemo kubera ko na mbere hose Mutesi yavugaga yuko Bishop Gerard ari umubyeyi we uburyo mubereye umubyeyi bo babiziranyeho ubundi ingofero n'inkoni nemera nta kishidikanya yuko bihabwa umubyeyi none se ubundi ko yarazi neza yuko azashyingiranwa na Fredina sibyo ubundi yaza kurindira akabimuha muri iki gihe bagiye gushyingirana
kubera ko nabwo azongera nabwo amuha ibindi cyangwa yabimuhereye rimwe. oya hariya yabimuhaye urabona Gerard yagiye gusaba imbabazi siko bimeze kandi byapangiwe no kuri cano ya Kiranuka narabikurikiye. Pastor Mutesi aravuga ati reka mufatira nawe ngari igihe yakongera kaminduka. Gerard yabivuze neza na kare kantu Gerard yabivuzemo ati Pastor Mute umbabarire byagenze gutya na gutya na gutya singiye gusubiramo amagambo y'umukuru. Ariko Gerard uburyo Mutesi yahise abyakira no kuba yarahise afata icyemezo cyo kuvuga ati nta kindi nakorera umubyeyi usibye kumusubiza icyubahiro cye ndetse no kumuha icyubahiro cye. Ubundi reka nkubwire naho waba wakoze ubukwe cyangwa utabukoze umubyeyi wamuhereje inkoni ukamubwira uti jya wicumba akabando utazatsikira hariya ubu muhaye icyubahiro cyo ku rwego rwo hejuru. Ingofero rero uruhara rwawe ntiruzigere ruvirwa n'izuba. Icyo nicyo kintu Mutesi yashakaga kuvuga. Nge nta cyaha mbibonamo habe na kimwe ndetse no kuvuga ngo ku munsi w'ubukwe ngo yaba yabimwambika nukuri azabimwambike nta nicyo byaba bitwaye kubera yuko niba Mutesi yemera ko Gerard ari umubyeyi we kubera icyo atamuhereza ingofero n'inkoni. Reka ngushimire. Urakoze cyane Ezekiel namwe mwese mwari mudukurikiye. Njyewe nitwa Mama Mignone Official. Tuzakora ikindi nta kibazo rwose. Nta kibazo. Fata umwanya nshimire mwebwe mwese mwari mudukurikiye bakunzi ba Kiranuka, Intoranwa, Umurage TV7, Mama Mignone Official, Ukwezi Live TV, Ingoro TV. Mukore subscribe, sharing iki kiganiro kandi mukomeze kubana natwe mu nkuru n'ibiganiro tubagezaho. Supporting Mama Mignone Official. Nimero zanjye Umurage TV7 ni 0788268382. Ndagushimiye. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao. Murakoze cyane. Nge nitwa Ezekiel Rukundo.